Apyo kumestyle nk'ibisanzwe marabise magenda mageza ibintu muri trend wabita Diamond Platnumz nyuma yuko asohoye indirimbo bita Happy, indirimbo yavugishije abantu benshi, indirimbo yatumye abantu benshi bamwandikaho bitangaza makuru mpuzamahanga bimwandikaho, dore yuko iyo ndirimbo yaje kuba ikora amateka ikaza kuzuza 1 million views mu gihe cy'amasaha atageze kuri 28 yonyine, akaba yitwa Diamond Platnumz cyangwa se mwite Simba all the way from Tanzania, icyamamare mu njyana ya Bongo Forever, akaba rimwe mu njyana zigezweho cyane muri Afrika ndetse no mwisi muri rusange. Bita Diamond Platnumz rero ibitangazamakuru byo mu gihugu kiwabo ta Tanzania byinshi byaramutse byandika bivuga yuko ngo nyuma yuko yigize wo bita Bruno Mars, nyuma yuko goze iyo ndirimbo maze ayo mashusho ye akaza kugaragara yuko yagiye yigana wo bita Bruno Mars, haba mu buryo yambara ndetse n'uburyo aririmbamo ndetse n'uburyo iyo ndirimbo yakozwemo, haba muri video ndetse n'uburyo ari kugenda ayikorera promotion, bigaragaza yuko ngo yiganye wo bita Bruno Mars. Ubita rero Diamond Platnumz nyuma yuko ashinjijwe kwigana bita Bruno Mars, n'uwitegereza neza ukareba indirimbo nshyashya ya Diamond Platnumz bita Happy, uritegereza ukashanga amashusho yayo ndetse haba aba video vixen yakoreshejemo, haba imyenda yakoreshejemo ndetse na Diamond ubwe urebye uburyo n'amafoto ye agaragara, haba imisatsi, ingofero, amarineti, imyambaro ndetse n'amasheneti, byose uyigize wo bita Bruno Mars. Maze niyo mpamvu bitangazamakuru byo muri Tanzania ndetse n'ibyo muri Kenya byaramutse byandika yuko ngo Diamond Platnumz akomeje umushinga wo kwigana abandi bahanzo, ni mu gihe harajeze iminsi mikenya ubita Diamond Platnumz akomeje gushinjwa kwigana abahanzi bo muri Nigeria. Murabisiko yagiye ashinjwa kwigana ba Davido, ba Starboy ndetse n'ibindi by'abamani bituruka mu gihugu cya Nigeria, ariko noneho yaje gukora amateka aza kwigana umunyamerika mwita Bruno Mars. Gusa nubwo Diamond Platnumz amushinze byose, amushinza gushishura, amushinza kuba yariganye abandi bahanzi, indirimbo ye Happy ni indirimbo nziza cyane, ni indirimbo yamaze kwakirwa n'abantu haba muri Afrika ndetse no mu isi muri rusange, akaba ari indirimbo imaze gukora amateka haba ku rubuga rwa YouTube ndetse no ku zindi mbuga zicururizwaho imiziki. Butuvugana ni indirimbo imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni 1.5 hafi 500, akaba ari abantu bamaze kuba bayireba ku rubuga rwa YouTube mu gihe kingana n'umunsi umwe, mu gihe kuri Spotify, Audiomack, Apple ndetse n'izindi mbuga zicururizwaho imiziki nayo ari indirimbo iri kugenda ifata chance. Nubwo Diamond Platnumz akomeza gukorera cyane mu itangazamakuru yo muri Afrika ndetse no mu isi muri rusange, reka mwibutse yuko ubita Joshua Baraka akaba ari umuhanzi ukomeye cyane guturuka mu gihugu cya Uganda, umwe mu bahanzi bagezweho ndetse uri kugenda akora nawe injyana ze nziza cyane, uri kugenda akundwa, yamaze kuba akura kandi ku rutonde rw'umuhanzi wa mbere muri East Africa, uri kugenda wumvwa cyane ku rubuga rwa Spotify. Ubu tuvugana bita Joshua Baraka amaze kuba aca kuri Diamond Platnumz, amaze kuba yumvwa kuri Spotify inshuro zigerenga miliyoni 1.7 mu gihe bita Diamond Platnumz amaze kuba acurangwa inshuro zirenga miliyoni 1.6. Muramuzi wo mwita Joshua Baraka amaze koza indirimbo nyinshi zagiye zimenyekanisha, indirimbo bita Long Praise, akaba imwe mu ndirimbo zagiye zimenyekana cyane haba muri Afrika ndetse no mu isi muri rusange, ukongera indirimbo bita Maloko, marabizi ko yaje kuba anakora remix yayo ari kumwe no bita Sensia all the way from Jamaica. So ubita kandi Joshua Baraka afashe nyuma yaho bita Diamond Platnumz yaramaze igihe kinini ariwe uyoboye urutonde rw'abahanzi bakunzwe cyangwa se barebwa cyane cyangwa se mumvwa ku rubuga rwa Spotify muri East Africa. Nyuma yaho bita Joshua Baraka afashe uyu mwanya wa mbere ubu tuvugana. So ubita kandi Diamond Platnumz murabizi ko asanzwe ari umushoramari ndetse ufite ibintu bikomeye cyane, afite Wasafi TV, akagira na Wasafi FM, akagira na Wasafi nka rap ibarizwamo abahanzi bakomeye cyane. Murabazi abahanzi bagiye banyuramo bahama na iso barayifani bamposo ndetse n'ibindi byamamare bikomeye byagiye bica muri Wasafi rap. Murabizi ko kandi ubita Diamond Platnumz ni mu bahanzi bagiye batwara ibihembo bikomeye cyane muri Afrika, ndetse tutibakiwe ko yagiye ajya ku stage akomeye cyane yagiye aririmbaho. So ubita Diamond Platnumz ni urugero rwiza rw'abahanzi bakomeye muri Afrika bagiye barushaho kandi kugenda bava kure. Murabizi ko yagiye atangira mu bihe bitamworoheye. So ubita nubwo ashinzwe kwigana abahanzi bagenzi be ndetse no kubashishura, haba kubashishura ama video ndetse n'ama audio baba barakoze, ubita Diamond Platnumz n'undi usanga ni yabikoze abikora neza maze biga trending. Umunyamakuru wo muri Kenya yaje kuba yandika ati ese
Diamond Platnumz gushishura abandi bahanzi cyangwa se kwigana abahanzi bagenzi be, ese kuko bimufasha iki? Ese bimutuma arushaho kumenyekana cyangwa se bituma umuziki we urushaho kudakundwa? Gusa none ubita Diamond Platnumz ku ruhande rwe ayize gutangaza avuga yuko nubwo yaba ashishura bagenzi be yabikoze bikenda neza ndetse abantu benshi bakabikunda. So ubita Diamond Platnumz rero ubu tuvugana indirimbo ye niyo iyoboye cyane, dore ko iri trend kuri TikTok, iri trend kuri za Audiomack, tutibakiye no ku rubuga rwa YouTube. Ese n'uyu munyarwanda uzakora nk'ibyo Diamond yakoze, nashaka bazabe yashishuye? Ese n'uyu munyarwanda uzaba uwa mbere kuri Spotify nk'uko Jojo Black yabikoze? Iyi ngiyi bayita one step show, yitamistera nk'ibisanzwe. Mwerera subscribe nimba utarayikora kugira ngo ujye ubasha kubana nanjye umunsi ku munsi. I love you my people.